Haleluya bene data abadukurikiye kuri channel ya YouTube twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Turashimira Imana yabarinze muri iki gihe cyatambutse, uyu munsi ikaba ikibarinze nanjye indinze. Ndabashimira rero mwebwe dukomeza kubana kuri iyi channel ya YouTube tuganira ku ijambo ry'Imana. Muri abagaciro, muri abantu beza kandi bakomeye, kandi niyo mpamvu iyi channel yagiyeho kugira ngo tujye tuganiraho ijambo ry'Imana, ijambo ridufasha mu buzima bwacu, kuko ijambo ry'Imana riraturinda, niho dukura ubwenge bwatuma tubaho muri iyi si, rikaduhumuriza kandi rikatujijura. Rero uyu munsi wa none twongeye guhabwa andi mahirwe yo kugira ngo twongere tuvugane namwe kuri ijambo Imana yaduhaye uyu munsi. Rero turabona ibyanditswe muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere. Turahabona inkuru y'umugabo wavutse amugaye ibirenge. Aho ngaho turahareba, tuhiga ibintu byinshi, noneho Imana iraza kudusobanurira icyo ishaka kuvugana natwe muri icyo gice cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 10. Reka dusome twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Haravuga ngo nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Urumva ngo uyu mugabo witwa Petero na Yohana bazamutse bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Umurongo wa 2 haravuga ngo hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge. Muri icyo gihe bajyaga gusenga arizo saa 9, ariko icyo gihe hariho n'umuntu wari wararemaye ibirenge. Ubwo ni umurongo wa 2. Ngo yarehekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero rwitwa ryiza. Aho ngaho ku murongo wa 2 uwo muntu wari wararemaye ibirenge ngo baramuhekaga bakamujyana bakamwicaza cyangwa se bakamutereka ku irembo ry'urwo rusengero. Umurongo wa 3 ngo abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero ngo arabasaba ngo bamuhe. Uwo mugabo urumva yuko yarasabirizaga kubera yuko ubuzima bwe bwari bubi, ibirenge bye byari byararemaye, ntabwo yashoboraga kugenda ngo ajye gushaka akazi, ahubwo yigiriye inama abwira abantu ati mwebwe mujye munterura munjyane ku irembo rya ruriya rusengero. Ngo abonye Petero na Yohana binjiye bagiye kwinjira, ngo nkuko yarasanzwe asabiriza, nkuko yasanzwe amenyereye yuko bamuha, nawe yibwira yuko n'abantu ari we Petero na Yohana baza kumuha. Ariko umurongo wa 4 haravuga ngo Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati turebe. Umurongo wa 5 ngo abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Ni ukuvuga ngo yari yiteze yuko nk'uko bisanzwe, nk'uko abantu bajya baza bakamuha, na Petero na Yohana baza kumuha. Hari ubuzima tujya ducamo bubi bwo kwirembo. Ubuzima bwo kwirembo reka mbabwira ukuntu buba bumeze. Ni ubuzima bwo gusabiriza, ni ubuzima bw'igisuzuguro. Igihe cy'Imana iyo kitaragera ntabwo umuntu akorerwa igitangaza. Igihe cy'Imana iyo kitaragera ntabwo umuntu ava mu buzima bubi umuntu aba arimo. Uwo muntu rero nawe yari aho ngaho, ariko igihe cy'Imana kitaragera yagumye muri ubwo buzima bwo gusabiriza, yagumye muri ubwo buzima bubi. Ariko igihe cy'Imana kigeze, Imana imuhuza n'abakozi b'Imana rero Petero na Yohana ngo abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo dufite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Ni ukuvuga ngo Petero na Yohana ntabwo bari bafite ibyo uwo mugabo wavutse aremaye yaramenyereye yuko bamuha. Ntabwo bari bafite ayo mafaranga
cyangwa ifeza n'izahabu bagomba kumuha. Yaramenyereye yuko asabiriza, atega amaboko, bakamushyiramo ibiceri mu biganza, agataha, bakamuterura bakamujyana iwabo, bakongera bakamuterura bakamugarura ku irembo ryitwa ryiza. Ariko Petero na Yohana bari bafite ibiruta ayo mafaranga, bari bafite izina rya Yesu, bari bafite Yesu muri bo. Baravuga bati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo dufite turakiguha, ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Ni ukuvuga ngo Petero na Yohana bari bafite ikirenza ayo mafaranga yirirwaga yakira, kuko ikibazo cyo gukena akajyana n'aho asabiriza cyaterwaga nuko yari yaramugaye kuva avutse, ntabwo yashoboraga kugenda ngo ajye gushaka akazi nk'abandi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ibyo bintu bituma udatera imbere, ibyo bintu bituma usa nkaho wamugaye, bituma uguma hamwe, uyu munsi wa none mu izina rya Yesu nawe uhaguruke ugende. Haleluya, ndumva mfashijwe cyane. Ngo noneho ngo maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa, uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambare birakomera. Ni ukuvuga ngo iyo myaka yose uwo mugabo yamaze kuva avutse, akaba umwana, akaba ingimbi, agakura, akaba urubyiruko, akaza kuba umugabo. Ariko noneho igihe kigeze cy'Imana, ahura n'abakozi b'Imana, baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntitubifite, ibyo wari umenyereye muri iyi minsi ntabyo dufite. Wari umenyereye yuko abantu baza bakaguha ayo mafaranga, wari umenyereye yuko abantu baza baje mu rusengero bakagira ikintu baguha, ariko twebwe ntabwo ibyo tuza kubiguha, turaguha ibirenze ibyo wari umenyereye. Mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. Umurongo wa 7, maze amufata ukuboko k'uburyo aramuhagurutsa, ngo uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Imana ishimwe cyane. Imana irifuza yuko uyu munsi wa none iguhuza n'abakozi b'Imana, iguhuza n'abantu baguhagurutsa, bagukura muri iyo mibereho bakoresheje ijambo ry'Imana. Nk'uko uyu munsi turimo kuri kubwira iri jambo wumva aka kanya rigeraho rigukura, nanjye ndakubwira ngo ibyo bibazo urimo ubivemo, ubwo buzima bwo kw'irembo ubuvemo mu izina rya Yesu, nawe utera imbere winjire. Urabona uyu mugabo yari kw'irembo, nta nubwo bamuteriye ngo bamujyane mu rusengero. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwo kw'irembo ni bubi cyane. Ubuzima bwo kw'irembo ni bwa buzima aho umuntu uwo ari we wese aza akaguha ibyo yashigaje, akaba yaguha ibiceri byasagutse ku itike, ariko ntabwo uba uzi yuko ejo uzabona abaguha ibindi. Ubuzima bwo kw'irembo ntabwo bwatuma uteganya imibereho yawe y'ejo, kubera yuko ubu uvuga uti wenda uyu munsi ndarya, ejo sinzarya. Imana igukure kuri ubwo buzima bwo kw'irembo, aho wumva uyu munsi uza kurya ariko ejo ntuzarye. Ubuzima bwo kw'irembo bubamo ikintu cy'igisuzuguriro. Ubuzima bwo kw'irembo bumamo ikintu cyo kuvuga ngo ntutere imbere. Yiwe yahoraga kw'irembo ariko ntiyageraga mu rusengero. Mu rusengero niho Imana yavuganiraga n'abantu bayo. Mu rusengero niho abakozi b'Imana bazaga, na Yesu ubwo yajyaga ajya mu rusengero akabwiriza, akavuga ubutumwa, akabwiriza abafarisayo, akabwiriza abisirayeli bicaye mu rusengero. Ni ukuvuga ngo mu nzu y'Imana, mu rusengero niho Imana yavuganiraga n'abakozi bayo, niho Imana yavuganiraga n'abantu bayo, niho bagendaga bagasenga, Imana ikavugana nawe. Ariko uriya mugabo we yiberaga kw'irembo. We yatekerezaga ibintu bimutunga uwo munsi, yatekerezaga ibiceri bamuha, yatekerezaga ubuzima bwe, yatekerezaga ukuntu azabaho, akumva arababaye. Nawe Imana igukure muri ubwo buzima bwo kwitekerezaho, bwo gutekereza ibyo uzarya ejo ukumva wenda ntuzabibona, byo gutekereza ejo nzabaho ne, byo gutekereza ngo ariko uyu munsi ko bwije ejo buzacya, ejo nzabona ikizantunga. Ubwo ni ubuzima bwo kw'irembo. Noneho ngo baramuteruraga, wumve murongo wa 2, ngo yarahekwaga agashyirwa kw'irembo ry'urusengero. Ubuzima bwo guhekwa, ubuzima bwo kubeshwaho n'abandi, ubuzima bwo kuvuga ngo abandi nibatampa ntabwo mbaho. Yarahekwaga.
tekereza noneho imvura wenda imusanze kuri iryo rembo, ntafite umuntu umwanura, ntafite umuntu umuterura ngo ajye kumwugamisha. Urumva gutega yuko abandi bagufasha, gutega yuko abandi bagushyigikira, ubwo n'ubuzima bwo kwirembo. Ariko iyo dusomye imirongo ikurikiyeho, umurongo wa 8 ngo arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero. Ni ukuvuga ngo isaha yarageze muri iyo myaka yose yamaze kuri iyo si, ari muri ubwo buzima bubi. Habayeho umunsi, habaho itariki, habaho amasaha, ngo bagiye gusenga saa 9. Ni ukuvuga ngo habayeho umunsi, habaho amasaha n'iminota. Uwo mugabo aza guhuzwa n'abakozi b'Imana bari bagiye gusenga, noneho bamufasha muri icyo kibazo. Baramubwira bati mu izina rya Yesu haguruka ugende. Yamufashe ukuboko k'uburyo ngo aramuhagurutsa. Uwo mugabo ngo arabandanduka, ngo arahagarara, ngo aratambuka, ngo yinjira nabo mu rusengero. Uyu munsi Imana iguhuze n'abakozi b'Imana, iguhuze n'abantu baguhagurutsa kugira ngo utambuke, utende intambwe yo kwizera, uve muri icyo kibazo urimo, uve muri iyo mibereho urimo, uve muri ubwo bukene urimo, uve muri izo ndwara urimo, uve mu byaha urimo, utambuke, uve muri icyo gisuzuguriro, utere imbere, ujye mu bwiza bw'Imana. Mu rusengero hahagarariye ubwiza bw'Imana, aho ubonera Imana ikora, aho ubonera ubutabazi bw'Imana, aho ubonera ihishurirwa ry'Imana, aho ubonera iterambere ry'Imana, aho ubonera gutabarwa kw'Imana no gukira indwara no kugirirwa neza kw'Imana. Icyo nicyo gihagarariye urusengero. Ubona abantu rero bagufata ku kuboko, ubona abantu bakuzamura mu kwizera, Imana iguhuze n'abakozi b'Imana, igutandukanye n'abagusubiza inyuma. Noneho ngo aratambuka, yitera hejuru. Reba umuntu wari umaze imyaka ingana uko yanganaga 30 n'ingahe, atari yabona ikintu cyitwa guhaguruka, agahaguruka, byamuzana ibyishimo ngo yitera hejuru. Noneho icyo gikorwa, icyo gitangaza cyabaye kuri uwo mugabo, ngo cyatumye ngo abantu bose, umurongo wa 9, ngo abantu bose babona agenda ashima Imana. Noneho umurongo wa 10 ngo baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ngo ryitwa ryiza, ngo asabiriza, ngo bamuhe. Ngo barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Haleluya! Imana igukoreye igitangaza, Imana ikugiriye neza. Babandi bari bakuzi umerewe nabi cyane, babandi bari bakuzi uri umuntu uri inyuma cyane, babandi bari bakuzi waramugaye mu buryo bumwe n'ubundi, iyo babonye Imana igutabaye, iyo babonye Imana iguhagurukije, batangazwa n'ibitangaza Imana igukoreye. Imana rero iguhumugisha, Imana igukure ku irembo, Imana ikwinjize mu bwiza, Imana ikugirire neza, igukure muri ubwo buzima bwo ku irembo. Noneho ibyo bizatuma Imana ihabwa icyubahiro, kandi n'Imana ihabwa icyubahiro, benshi bazakizwa kubera wowe. Imana rero ikugirire neza. Noneho icyo gihe rero ngo abantu bamaze gutangara, babyibazaho cyane, bamaze kubyibazaho cyane. Petero wari wakoze ibyo bintu Imana yamukoresheje, avuga mu Byakozwe no mu gice cya 4 umurongo wa 12 avuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukirizwamo. Urabona Yesu aje ku ngoma y'Abaroma, kandi Abaroma icyo gihe nibo bategekaga icyo gice. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli b'icyo gihe bari barakandamijwe cyane, bumva bifuza undi muntu wababohora mu ngoyi z'Abaroma. Noneho kubera ubuhanuzi bari barahanuriwe bavuga ngo igihe kizagera Mesiya bamwumvaga nk'umucunguzi uzaza akabakura mu ngoyi y'Abaroma. Uko niko bumvaga Yesu, bumvaga naza azaza agakuraho ingoma y'Abaroma, noneho akabakura kuri iyo ngoyi. Ariko noneho babonye aje akoze ibihabanye, ababwira gusa ibintu by'ubwami bw'Imana, ndetse yavukiye no mu muryango uciriritse kwa Yozefu w'umubaji, bakabona ari ibintu bidashoboka, baramusuzugura cyane.
ariko ntabwo bari bazi icyari cyazanye Yesu. Ntabwo Yesu yari yazanywe no gukuraho ingoma y'Abaroma, ahubwo yari aje kuzana ubwami bw'Imana mu mitima yabo, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya cyangwa ubwo kunywa, ahubwo nubwo gukiranuka, n'ubw'ibyishimo, n'ubw'amahoro muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo we yazanywe no gukuraho ibyaha, yazanywe no gukuraho abantu ingoyi z'ibyaha, bituma abantu bari abajura bahinduka abantu beza, bituma abantu bari abasinzi badasinda, bituma abantu bafite ibibazo byo gusenyuka kw'ingo zabo, ingo zubakwa neza kubera yuko baba bakiranutse. Yesu yari yazanywe no gukuraho abantu ingoyi z'ibyaha kugira ngo ejo bazahabwe ubugingo buhoraho. Noneho rero babonye uriya muntu akize, Petero aravuga ati, umurongo wa 11 Ibyakozwe 4:11 aravuga ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Yasa nk'ubabwira ngo Yesu wa wundi mwavugaga ko ari umuntu wavukiye mu muryango uciriritse, uyu munsi ntabwo mumubona imbona nkubone, ariko mu izina rye niho agakiza kabonerwa, niho indwara zikirira. Imana igukure muri ubwo buzima bubi, ikugeza aho hantu Imana ikwereka ubutabazi bwayo. Imana igukure muri ubwo bukene, ikugeza ahantu ushobora kubona ibyo wifuza. Imana igukure muri ubwo burwayi, iguhe gukira izo ndwara. Imana igukure muri ubwo bwihebe, ikugeza ahantu nawe wishima. Imana iguha umutekano mu mutima. Ndangije nkubwira ngo Imana yaremye ijuru n'isi, igukure muri ubwo buzima bwo kw'irembo, igukure muri ubwo buzima bw'igisuzuguriro, igukure muri ubwo buzima bwo kwibaza ejo hazaza, igukure muri ubwo buzima bw'ibyaha, igushyira ahantu ho guhimbaza Uwiteka, igushyire mu nzu yayo, igushyire mu bwiza bwayo. Imana ikugirire neza, wishime, kandi guhuze n'abakozi b'Imana, guhuze n'abantu bakugirira neza, guhuze n'abantu baguhagurutsa bakagukura muri ubwo buzima bubi. Imana ikugirire neza. Reka nkusengere. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, uyu muntu mvugana nawe wari uri kw'irembo, wari uri mu buzima bwo kw'irembo, ubuzima busuzuguritse, ubuzima bw'ibibazo, ndagira ngo Mana ishobora byose, izina ryawe ryari rifite imbaraga, rimukure muri ubwo buzima, rimuvane kw'irembo, rimugeze mu rusengero, rimugeze mu nzu yawe, rimugeze ahandi hari ibisubizo, rimugeze mu bwiza bwawe, rimuhe amasezerano wamusezeranyije asubizwe mu izina rya Yesu, kandi umukure w'icyo kintu cyose cy'icyangira, umukure muri ubwo bukene, umukure muri ubwo butindi, umuhe ibimutunze, umukure muri ubwo buzima bubi. Urakoze Mana yuko wumvishe gusenga kwanjye, mu izina rya Yesu, amen.